Yes, twongeye kubaha ikaze mwe mukomeje kugenda mukurikira Fisherman. Reka tubabwire ngo ibihe byiza kuri mwebwe abantu mudukurikira muri mu bice bigiye bitandukanye by'isi. Reka tubabwire ngo ibihe byiza kuri mwebwe, umwaka musha muhire nk'ibisanzwe, kandi uyu mwaka uzababere umwaka w'ibyishimo n'umunezero. Nk'ibisanzwe rero turamanutse na ya makuru y'imyidagaduro, amakuru abagezweho, amakuru y'abastari bagiye batandukanye. Amakuru rero reka tuyahere ahangaha mu gihugu cya Uganda, aho abahanzi cyangwa se intambara ziri mu bahanzi ari nyinshi cyane. N'imvururu rero yatangiye ku tariki ya mbere mu gitaramo cyo gusoza umwaka, cyangwa se bya bitaramo byabaye aho twakwita mu minsi mikuru. Uwo bita Pallaso ndetse n'uwo bita Alien Skin bagize kutumvikana mu gihe bari mu gitaramo, ndetse Pallaso ubwo yari ari kuri stage, uyu nguyu Alien Skin aza kuba yamusanga kuri stage. Ese byaba byaratangiye gute? Iyi nkuru mu minsi ishize twayivuzeho, ariko hari byinshi byakomeje kugenda bigaruka muri iyi nkuru. Ni ibintu bibabaje, cyangwa se ibintu nawe uri umukunzi w'umuziki utakwishimira. Uwo bita Pallaso mu gihe yari ari kuri stage, ibi twagiye tubigarukaho, ari kuri stage ari kumwe n'umu DJ we, yaje kubona abona yagiye kumva yumva DJ we wa Alien nawe ageze kuri stage atangira kuvanga imiziki. Bari babaye aba DJ babiri, mu gihe Alien muri aho twakwita mu rwambaro, cyangwa se hamwe abahanzi baba bicaye muri backstage, aho baba bari, nawe yarafashe mikoro atangira guperforminga kubera ko umu DJ we yari yageze kuri stage. Hari amakuru menshi agiye atandukanye yakomeje kugenda acaracara ku mbuga nkoranyambaga. Mwaje kuba mwabona ko hari bamwe bagiye babikomerekeramo, ndetse bamwe mu babouncer cyangwa se mu bashinzwe umutekano ba Pallaso, harimo umusore umwe wabyangirikiyemo, kuko arapfutse ijisho rwose, ntabwo bimeze neza cyane. Hariya Alien Skin yahuye nawe n'uruva gusenya, nanone yakubitanye n'icyo twakwita igihombo cy'umwaka, cyangwa se umwaka ntabwo yawutangiye neza. Ibyo byose rero mwagiye mubyumva mu nkuru zigiye zitandukanye, ariko reka tumanuke nyirizina ku cyateje iyi mvururu. Iyi mvururu rero yatejejwe no kuba uwo bita Alien Skin yarasanze Pallaso kuri stage. Amakuru menshi yakomeje kugenda avuga ko uyu nguyu Alien ari inshuti ya hafi n'uwo bita Bobi Wine. Muramuzi, hari umwe wakomeje kugenda atanga kandidatire mu bijanye no kuba yaba perezida wa Uganda. Andi makuru rero agakomeza kugenda avuga ko yaba hari aho ahuriye no gushwana kw'abo bahanzi, ariko abandi bakagenda bavuga bati ni ishwana ry'abahanzi bisanzwe, ntaho yaba ahuriye. Kuba umuntu ari inshuti n'undi, ibyo ngibyo ntabwo bivuga ko ariho cyangwa se ari we waba warateje ibyo byose. Ukabone ko abahanzi benshi bari bahari bagiye baravuga ko uyu Pallaso yabaye kuri stage umwanya munini, kugeza ubwo uyu Alien abonye ko Pallaso atarava kuri stage azamuka kuri stage. Pallaso rero mu mavideo yakomeje kugenda acaracara ku mbuga nkoranyambaga, uyu nguyu Pallaso yararimo ahonda agatoki ku kandi ari kuvuga ati ibiraba Alien, keretse nimba atari mu rugo, ibiraba byo nagahumamunwa, cyangwa se ibiraba muraba murabyumva. Hari bamwe mu bashinzwe umutekano be, cyangwa se mu bari kumwe nawe, bamubwiraga bati tuje kuri polisi. Uyu nguyu Pallaso akaza kuba yasubiza ari kuvuga ati kuri polisi turajya kwakora iki? Turajya gukora iki kuri polisi? Ko bankubise polisi zireba, ko bamfashe zireba, ko bashakaga kunyica zireba, turajya gukora iki kuri polisi? Akongeraho akavuga ati
kuri polisi nta kintu twajya kuhakora, kuko polisi nazo ubwazo zavugaga ngo mumufate, ziti mumufate bitewe nuko yari ari kubona ibintu bimeze. Rero nibwo yagize amahirwe aja mu modoka, imodoka irirukanka cyane, urebye ni ukuntu bayikurikiye, iyo aza kuhaguma yari kwasiga ubuzima. Uyu Pallaso rero mumumenye neza mu muziki wa Uganda, ni izina rikomeye kuko ni murumuna wa Dr. Jose Chameleone. Dr. Jose Chameleone ukirwaye, Rwanda makuru nayo turaza kuyavuga ukwayo. Uyu nguyu Pallaso rero nawe akiva aho ngaho aho igitaramo cyabereye, yagiye ari kuvuga ati umuntu wo mu kibira wese turahasanga, umva ntabwo aradukira. Pallaso rero n'itsinda rye, nubwo Pallaso yakomeje kugenda ahakana katigeze ahagera, ariko hari video, hari umuntu wari wihishe aza gufata video iri kugaragaramo isura ya Pallaso yambaye umupira w'umukara. Murakomeza kugenda mubibona ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, ariko amakuru tuba dufite tuba tugomba kugenda tuyabagezaho. Pallaso rero akimara kuvuga ibyo yaravuze ati nge n'abasore banje mujye tugende, nta muntu wo mu kabira urigera uryama. Ahangaha mu kabira ni ahantu ho Alien Skin atuye, ni karitsiye, ni ibari karitsiye umuhanzi aba yaragiye agakaba akavuga ati iyi karitsiye ni njyewe, izina ririmo ni iryanjye, cyangwa se ngiye kuhubaka izina mpagira ahantu heza ku buryo nta wundi muntu ushobora kuhavogera. Uyu Alien Skin birumvikana ko we n'abagenzi be cyangwa se na gange ye nawe, dore ko ayoboye nawe irindi tsinda ry'abana bo ku mihanda, niko umuntu yabivuga, babari babana nyine baba gangster cyangwa se babantu bakunda injana ya hip hop hara muri Uganda, nibo Alien Skin ayoboye. Alien Skin rero abonye iryo tsinda ry'abo bantu bajiwe mu rugo cyangwa se ahawe amakuru, kuko itsinda Pallaso yari arimo, ufashe umuhoro, ufashe ipiki, ufashe isuka, ufashe akayuyuzo, bamanutse, ufashe intosho, bamanutse aho ngaho. Bari baje gukora iki rero? Bari baje gushaka Alien Skin. Wibuke ko intambara yari isa n'irangiriye mu gitaramo, ariko uyu Pallaso kubera ko yari yahakubitiwe, ndetse Pallaso yaje no kujanwa, yaje kuja kwa muganga kubera ko mashusho cyangwa se amafoto yakomeje kugenda agaragara uyu nguyu Pallaso apfutse cyangwa se zinze bande ku maboko, nawe yarakubiswe. Urumva nyine muri iyo ntambara aho haje kwangirikira uwo mubouncer we cyangwa se uwo mushinzwe umutekano we, urukumva na Pallaso nyine yari yakubiswe. Ibyo Alien rero yaje gutangaza nawe ni ibindi. Iryo tsinda rero ryari riyobowe na Pallaso mu kujya kuba ryaje kwihorera kwa Alien. Baragiye bamenagura inzu, intebe barazimanyura, amavaze n'ibiki byose bakubita hasi. Imodoka yo mu bwoko bwa Range Rover, ni imodoka nziza rwose, hariya baragiye bayimenagura ibirahure, bapfumura amapine, ibintu byose. Hafi aho ngaho mu majwi uri kumva neza, uri kumvamo n'ijwi ry'imbwa yari iri gutabaza cyangwa se y'amatungo aba mu rugo, dogs. Uri kumvamo amajwi iri gutabaza aho ngaho. Rero nta muturanyi n'umwe cyangwa se nta muturage n'umwe wigeze atunguka ngabe yabahagarika cyangwa se izindi nzego z'umutekano, kubera ko itsinda ryari rifite za ntwaro gakondo ku buryo rishobora no kukwica iryo tsinda. Alien Skin rero yaje kuba yatangaza avuga ko Pallaso we n'abarinzi be badafashe umwanya ngo baze kuba bamusaba imbabazi cyangwa se basaba imbabazi, ko nawe ashobora kwivugana umwe muri bo cyangwa se hari agatendo araza kuba yabakorera.
urabyumva nyine umuntu bangirije ibintu bimeze gutyo. Abahanzi bahara muri Uganda cyangwa se bafite ukuntu baba bafite imyitwarire yabo yihariye ku buryo ushobora no kumuba wamuvuga cyangwa se hari icyo mwapfa, yaza kubona nk'iyi kintu cyawe nawe akaza kuba yaba yacangiriza. Niko bo bateye hariya muri Uganda. Uyu Alien Skill rero nawe yaje kuba yavuga ko Pallaso mu maguru mashasha agomba kuza n'itsinda rye bakasa gusaba imbabazi, kuko ku makuru yandi ahari nuko uyu Alien we atahise ajya kwihorera, ahubwo icyo yakoze yagannye ubutabera cyangwa se yagannye kuri polisi akajya kuba yarega uyu nguyu Pallaso, bitewe nuko Pallaso we nimba baramugiriye inama akanga kuyumva, ariko Alien we yaje kuba yakwerekeza kuri polisi kugira ngo polisi ishize kuba yagaragaza cyangwa se yafata Pallaso akaryozwa ibyo yakoze. Amakuru rero polisi yaje gushira hanze, polisi y'ahangaha mu gihugu yaje kuba yavuga ko niba intambara yari itangiriye mu kirori ikaba anariho irangirizwa cyangwa se ikaba ariho yari ihagarariye, ntago byari ngombwa ko Pallaso amanuka ngo aje kuba yakwangiriza ibikorwa bya Alien. Byo ntago ari byo, ico ni cyaha gihanirwa n'amategeko. Arongera agaruka inyuma aravuga ati Alien rero kuba yarabonye mugenzi we ari kuri stage akaza kuba yamusanga kuri stage agatangira kuba yateza intambara mu gitaramo, akici gitaramo, ibyo nabyo bifite amategeko abihanirwa, hari igihano aba agomba ariko binyuze mu muco. Dusubiye inyuma gake, uyu nguyu Pallaso hari icyo bita freestyle, yumvishe DJ ashizemo indirimbo za Alien, uwo mu DJ wa Alien kuko yageze kuri stage ahita setting machine vuba vuba kugira ngo abashe kwakira umuhanzi we. Uyu nguyu Pallaso yahise atangira kuzamuka no kuba yashiraho freestyle ariko irimo inshuro zo gucurira uyu Alien, aho yaje no kuba yamubwira ati wowe uri umwana wanje. Urukumva nyine mu bigaragara ni nk'icyubahiro cyatumye ahangaha haba intambara cyangwa se habaho iri hangana. Pallaso akomeza na freestyle ariko bamwe muri bagenzi be baza kuba bamubwira bati manuka uve kuri stage. Akimanuka rero ageze hasi niho bamwe mu bakunzi ba Alien bahise bamwataka, intambara itangirira aho ngaho. Byumvikana ko nawe hari ibye byangirikiye aho ngaho, kuko urebye muri video ukuntu ufite n'intebe yarari kuyikubita ku modoka n'ibiki byose, urumva ko hari byinshi byakomeje kugenda byangirikiraho aho ngaho, ariko Pallaso yaje kuba yahava amahoro. Ubu ni no gushima Imana kuko nta muntu uratangazwa ko yapfiriye mwa kiriya kirori. Ahangaha rero reka tubehe no kuri ya makuru ya wa mwana twigeze kubabwiraho waje kuba yarumagurwa n'umukozi wo mu rugo. Byaje kurangira rero uriya mugore agannye, bamushize mu nkiko, baza kuba bamukatiye imyaka 25 ku cyaha yakoze cyo guhohotera umwana. Nubwo yari umukozi wo mu rugo ariko nawe yari afite umwana w'imyaka 8. Urukumva umwana umubyeyi rero urahohotera umwana, nawe ntabwo aba ari ibintu byiza cyane rwose. nta ndangagaciro z'ububyeyi yagaragaje. Amakuru rero ariho nayo ngayo y'uburyo ikibazo cya Pallaso ndetse na Alien Skill bakomeje kugenda bagikemura, ariko hari aho bita mu kibira abasirikare bagiye kugota kwa Alien kugira ngo babashe kuba bafata iryo tsinda ryari ririyo by'abo bantu barwanyije Pallaso, kuko buri wese icyaha hari icyaha yagiye akora muri iyi kesi kandi aba agomba kugenda aryozwa.
Alien we yarahagaze rero aza kuba yakwisobanura, ariko bamwe muri genge ye baza kuba basimbuka igipangu bariruka ntibaza gufatwa, ariko bakomeje kugenda bashakishwa n'inzego z'umutekano. Reka tubabwira ngo ibihe byiza kuri mwebwe, amakuru abarakagaruka. Tukubwira ngo utarakora subscribe, nyabuneka kora subscribe ndetse ukore share, comment zanyu ziba zikenewe kugira ngo tubashe kuba twazamuka cyangwa se iyi channel yazamuka. Reka tubabwira ngo musure burungi kandi Imana ikomeze kugenda ibana namwe.